bose ntabwo baterwa n'umuntu umwe ampulisi mu mazi. Umutero utenyine kuba kimwe akagama akagenda se uramutero utenyine. Kuki hapa? Byo n'iwanyu nyine byo n'iwanyu nyine bimenyerewe kandi ashaka kubakoropa byo mumenyereye. Kuki hapanzwe kumutero? Ndagira ngo abantu bafunguke amaso bitekereze. Kuki hapanzwe ko aratero? Kuki yiteguye kubasobanura mwe abantu muri abo mwarabatijwe n'abashyira ku gahanga mwarabatijwe ibatizo mwarayibonye no natwe tubatizwa n'umuntu mwarigiye n'umuntu ajyamo koko natubona hari izindi mbaraga zimanukiye akagira ukuntu yigenga ariko wa muntu umwe ubatije aramufata akamufasha akamuvana mu mazi neza nta bantu batatu ndabona bajya guterura mu muntu nubwo bikunda turaje tubihurushye ndabihurushye mu mwuka n'abadukurikiye babyumve turagutesha ibyo utinzemo turagutesha ibitari byo turabibwira ngo twahawe imbaraga n'ubushobozi dufata mpiri ibitekerezo mu mitima dufite imbaraga z'Imana zivuga ngo gasopa bigakoreka nukuvuga ngo we are giants turi bijeya turi bihanga bitaramenya icyo byahawe n'Imana bikireberera gusa gutya so ntabwo turi bureberere kandi niyo macyo n'imbaraga z'umwuka kuri avamo hejuru agahita yigenza igenda avuga ngo ndibagiye ko yigenza nta muntu n'aturambika hasi ko aneza yanyibukije ngo yize ko giterane muri za 2 haba giterane ngo abantu barabyina noneho barangije bagiye gusengera ibiryo nguzura umwuka wera kwa mwiterane urabizi kuntu ngo badanduye ngo amasahane hasi bitegura kurya wagiye gusengera ibyo kurya ngo buzura umwuka ngo bashabye bari kandagira ahubwo se n'ubu binakabiri ko kabaye agiye mu ngenda narumvise ariko ni kera cyane ibyo barabinyukanyuka babuza mbina basanga ni nkweto tije arya ariko undi birenga umubatizo uvuga iki umubatizo ni iki gisoro cy'umubatizo ni iki Sebize teologiya kurusha ariko teologiya we teologiya eshatu nta diplome nimwe mfite certificat eshatu rero amahugurwa formation yafite ya teologiya y'umubatizo ni ikimenyetso cyo gupfana no kuzukana na Kristo bo barapfa burundu ntabwo ari ikimenyetso birakorwa bapfuye ntabwo bari wabo bose ninde wapfuye sobonye imirambo sobonye ibyo nta mirambo nabonye abantu baryamye babaye kuri ariko nibazima ntabwo bapfuye ni imirambo se ari imirambo bamufuye ntabwo bapfuye ariko bonye ko ari imirambo ni upfu tuvuga rwo gupfana na Kristo no kuzukana ariko maze imyaka ingahe mu bintu by'agakiza inde wo imyaka nta kivuze n'uwagira uyu munsi yamenya byinshi n'uwagira meje watangiye kubona abantu bapfa baryama baje kubatiza baryari wibeshya Julienne Kabanda abantu bakiye ntabwo bapfuye nta numwe wapfuye ahubwo bamaraga kubatizwa bakamera ukuntu tutashobora gusobanura bakarambara hasi bigaragara ukumva abonye ko none imyenda ivaho mbona indaye bagaterurwa nk'abateruye umuntu bagiye muri koma ariko ntago bapfuye bakunzi ba Shalom TV 295 turabashuje twifurije amahoro y'Imana tutibagiwe na Ziraziritse TV Ziraziritse TV bana mugisha ko duteza amatwi gende Theoneste nirenganya amazina yanjye turabashuje rero mwese inshuti zacu zakadasoka yaba inshuti za Theoneste yaba inshuti za Kwizera mwese tubifurije amahoro y'Imana reka tuvuge ngo owe utubonye bwa mbere kora subscribe yes nawe wayikoreye ahubwo bayikore cyane kuri Ziraziritse TV mukore akakari nimukibagirwe nako mukige kitwa like nibareba ku masura ujye wicecekera nibarondora uturere ujye wiyumvirira ziratontoma ariko bikangisho by'umwanzi ni nk'intare ziritse bikangisho by'umwanzi ni nk'intare ziritse ziratontoma ariko ziraziritse bane mugisha rero mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro ko tuzajya tubishiraho uko dushizo gitake kugira ako kanya kandi biba byiza ntabwo uri kujya gukora research ushakisha ahubwo bitabiza tu nka message ako kanya kandi ukore na share no kubisharinga no kubiha abandi
no kubiha abandi bisharinga nyine nizo ndi ariko cyangwa bitinya kubiha abandi no kubitanga akabiha abagenzi burya hari icyo abakoze kinini agafata iyo link akayohereza mugenzi we abari gusharinga hanyuma akandika n'ibitekerezo comment byaho bandika ugira icyo tubwira ibintu biba ari byiza mwanditse muri nk'abantu 100 cyangwa 100 muba muri mujye kuri Shalom mwandike 95 mujye kuri Zeretse TV mwandike mugire icyo mutubwira ibiga byose twakoze mubijye murago mugire icyo mutubwira biba ari byiza cyane ariko telefone babazibona ku kibazo duhamagara ndakora hari n'umunsi wabwiye ngo bampamagare uranabwira ngo bakane ngo n'akanyenyeri habe wavuye gishitsi zawe ngo ziri mu gakandi ndategereza ari izawe ariko byagenze gute ariko ntacyo tuburi igihe ntikiragira muhumure ntacyo twatuganira akaba ari agaciro ariko kandi nta kintu tuba dushaka no kugira ngo turebe ko mudukurikira by'ukuri turebe ko mutwumva si amafaranga tuba dukeneye si iki si ntabwo no kuri kubasaba ahubwo no kugira ngo tumenye neza ko mudukurikira 5 kuri 5 ariko kandi hari abadukurikira mu kanya hari umuntu uri muri Korea maje kunyandikira muri Korea y'epfo hamwe hari abakristo cyane bakimubwira rwose uti baho umusubiti zira hari niwe muri Israel umaje kunya ejo wanyandikiye muri Israel mubwira twohereze ku mabuye matagatifu amwita Yasoni yakadasohoka Yasoni wa regional wa pastor Kiza ntabwo Yasoni yewe muzi wogo kuva kinavuka arega buriya uwo pastor Kiza uvuga niwe wambatije ubwe n'ibiganza bye ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri 1992 pastor Kiza wambatije Yasoni ndamuzi ari muri se twandikiranye nka gatatu nuko ajya avuga Yasoni simenye ko ari we ariko ndamuzi ko yari twaganiye nka gatatu twavuga make n'ubundi nakazi Yaso ndagusuje ariko nizere ko wakoze subscribe kuri Ziraziritse TV Yasoni n'umwana w'umushumba urana wabwe n'umushumba hari no mu uvana dore ko gutaba ko misi yashize ese wari uhari ntabwo narimo nagutashye tutatashye uko umuvukana na Yasoni ntabwo nabutashye ntabwo nabimenye disi ntabwo wamenye okay ubutarabimenye nta rubanza neze ngo hari muvukanye urutse muzi munezero harabutashye buryoshye cyane bumeze neza komera Yasoni mungu wacu mushumba Imana ikomeze guhagarikire no buvandi muri Korea wabasuhuje ntirenganya nanjye abanje muri mujye musuhuza ariko ndiko mbafite nama murakoze cyane Imana y'umugisha turacyakomeje kuganira Imana y'umugisha ariko kari mukoresha ku nshuti zanyu ku mbuga mubaho ariko biravugwa ko ngo abantu basharinga ibiganiro ngo bakavuga ngo ni mu bikuru ntabyo ushaka kubyuba kugira badashaka kumva ijambo ry'Imana ko rero n'uburenganzira bwabo ariko ugasanga abasebanya abatukana barabumva umva wowe ntirenganya Pilato yagiye imbere y'abantu aravuga ati uyu muntu murega nta cyaha musanganye kandi murabizi ko muri iyi minsi ngomba kubohora imbohe imwe none reka mbohora uyu kuko nta usibi n'abantu bavuze baravuze ati ibyo kuvuga ko nta cyaha bireke yakigira atakigira mubambe Pilato ati none ndabohora nde muri iyi minsi mikuru baratekereza turabizi tubohorere barabo nubwo tuzengereza nubwo twiba rero abantu nyine baravuga ngo ibindi barabuse ariko nawe ureke ibindi barabireba nyine ariko ijambo ry'Imana bibivuga ko ari indorerwamo bireberamo bakabona bari kubona mu kibazo bakubana bashaka kubyumva rero ariko burya babyumva barahari babyumva kandi ni rwose ariko ibikari bituma udasharinga babyange bati mujye mubikura aya mariki muzana kuri groupe ntago tuyashaka kandi aya mariki ntagomba kuzaho wakubitaho umuntu uri kwishima gusa bakareba ariko ko nabonye hari Bibiliya izo ko ngo bigiye bakina ijambo ry'Imana ceceka ko uzikize ngiyo nta bikiriho ako kantu bagakuyemo birambabaza nagiye no muri societe bibilike kubibabwira nuriya wabanyumvaga mubyeyi rero n'umuyobozi wa societe bibilike nawe umuyobozi wayo nawe turaziranye umupastori mwiza cyane mwiza ndashaka kuvuga amazina ye nyakwa mushumba ari gihe byazamahirwe ukareba iki kiganiro n'umudamu witwa Chantal mushumba mwiza mukorana umukozi Imana mwiza naranabibabwiye aka kantu mwakwiye muri Bibiliya ari iki gihe bakiri ahantu mwashyize iyo logo yanyu ya societe bibilike nta kibazo irabere sinzi ko kamera ko muzasubize hano rwa ruziga ruvuga ngo
ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'umwuka mwakuyemo Imana izaribaza mutarisubizamo. akajambo ryari rikomeye. Muzagashyire hano iyo logo ya societe biblique nayo ijya nta kibazo nta kitwaye, ariko ijambo ry'umwuka ryatangira na Bibiliya uzi ko marize kuryigisha ari haransomye gusa. Kandi nabyigisha isaha. Nasomye hariya gusa ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Nabyigisha isaha yose. Ubu nzasoma he mushumba ko mwabivanyemo mwarisomye nkabyigisha nzasoma he ko mwaku ntabwo uzi ukuntu Bibiliya ivuga mu mpera zijyahishuwe umuntu uzakuramo nayivugiraga ntigenderaga ariko muzasome. Ariko n'ubundi bashobora ko iriya jambo atari ry'umwuka ahubwo aribo bari barashyizemo nyuma akarikuramo, ari bashobora kuba bari barongeyeho aho ririya jambo ryagiyemo societe biblique itari yabaho. Umuryango w'ibira mu Rwanda utari wabaho kuko birayanditswe kera mu 57. Birayanditswe 57 iva mu zindi ndimi mu Kigereki n'izindi ndimi giheburaho n'ibiki byari birimo tubona ikinyarwanda 57. Umuryango w'ibira mu Rwanda nta wari uriho. Kandi baje barisangamo, ariko n'ukuri atari kwivugira ngize umugisha bakabibona. Nayingize ngo niwo bari bararishyizemo basomye ijambo ngo uzonye agarutse ku ishuri ubwo yavugiye ko yiga segonderi. Yego, bavuye mu kiruhuko bagarutse ku ishuri abana bose, abana ku ishuri batangira kumutinya. Birahari ari birabyo umubatizo uze kwivanga mu kiganiro n'aya majwi n'ujyamo gato kuko bitagajyamo byose, ariko bishyiremo abadukurikiye bumve aho twabikuye. Ni nyirabyo suruse ni nyirabyo ubwe ngo abana baramutinya bose, ngo afata indobo ajya kuvoma, ngo avuye ngo abana bose bari yavuze ijambo arabaza ku ivomo ngo bahita biruka no mu kigo akavuga ngo mvuze ngo bange ngo bose bariruka ngo bitewe ngo n'umuhanuka wavuze ko atari umuntu. Dusipose ko ku kigo hari abanyeshuri 400 habe na 399 ngo umwe asigare, yavuze ngo bose na duwayene na chef de classe, ntabwo yavuze abarimu, yavuze abana gusa. Abahungu abakobwa abo bavuka hamwe abo biganye abo bakundanaga bose bariruka. Ngo hari inshuti yavuze ngo rega ni wowe turi guhunga, ngo hari umuntu wari warahanuye. Umve ibintu, reba umuntu wiga segonderi umuntu agahanura ko uyu Julienne ngo ari umudayimoni, ngo ari satani, ngo ari umudini, ngo atari umuntu. Yabivuze uwo muntu yabihanuye yiga muri segonderi. Uyu munsi uramudamu mbona ari umunyabwenge, sindiko na kaminuza batayifite kuko urebye ubona ajijutse. Yarize kamera kuba yarize niyo atari bayirize, kandi heka ko icyo yari mu myaka 10 kandi ubona ko umudamu wijigije aho kubiri kose. None se mama mada apotre ko bakwise umudayimoni ku ishuri bakakwita satani bakabona ufite ishusho ya dayimoni bose bakiruka, uretse wa mwana umwe uhagaze akabikubwira nawe yabivuze yirukanka rega ntamwegereye aho ngaho mada. Reka tuvuge ko uwo muhanuzi wakwise satani yari yavangiwe. Reka tuvuge ko abana baguhunze bahungaga ubusa. Reka tuvuge ko ishusho yawe itari yahindutse. Reka tuvuge ko wahuye n'akarengane ku ishuri, uhura n'ingorane, uhura n'umwaka ugenda n'amaguru. Reka hariya tukweze rwose neza birangire, hanyuma abantu mwiganye bibutse ibyo bintu bakumva wivugiye ngo turi ibihanda kandi tuje bagiye kubihuza n'iby'icyo gihe. Kenyera rero bavuga ko biganye n'umudayimoni. Rero urabihakana ute wivugiye kuri igihanda? Urabihira wivugiye ngo turi ibihanda se, cyangwa afite ikindi kinyarwanda gisono cy'ibihanda wenda. Aba bantu mwiganye bavuze ko uri umudayimoni, bakakwita satani, bakiruka bose bakaguhunga nk'uko wivugiye. Nibumva ukuntu uvugiye ngo uri igihanda, bakareba umubatizo wabatije arya. Ariko undi ntirenga umubatizo uvuga iki? Umubatizo ni iki? Igisoro cy'umubatizo ni iki? Sebize teologiya kurusha. Ariko teologiya wowe teologiya eshatu nta diplome n'imwe mfite. Navuze certificat eshatu. Rero ntabwo amahugurwa formation yafite ya teologiya y'umubatizo ni ikimenyetso cyo gupfana no kuzukana na Kristo. Bo barapfa burundu, ntabwo ari ikimenyetso birakorwa. Bapfuye ntabwo bari wabo bose. Ninde wapfuye? Sobonye imirambo, sobonye ibyo. Nta mirambo nabonye abantu baryamye babaye kuri, ariko nibazima ntabwo bapfuye. Ni imirambo se? Ari imirambo bamufunze ntabwo bapfuye.
ariko babonye ko ari imirambo ni ijyana urupfu tuvuga rwo gupfana na Kristo no kuzuka ariko umaze imyaka ingahe mu bintu by'agakiza ende wowe imyaka nta kivuze n'uwagiramo uyu munsi yamenya byinshi none n'uwagiramo ejo watangiye kubona abantu nta baryama baje kubatizwa baryamye wibeshyera Julienne Kabanda abantu bakize ntabwo bapfuye nta n'umwe wapfuye ahubwo bamaraga kubatizwa bakamera ukuntu tutashobora gusobanura bakarambarara hasi bigaragara ukumva abonye ko nabonye imyenda ivaho mbona inda ye bagaterurwa nk'abateruye umuntu wagiye muri koma ariko ntabwo bapfuye reka tugaruke muri iki gihe bazima reba ari minisitiri wabatijwe bakamuryamisha kuriya reba ari nashaka we na gitifu wari oya ahubwo nashaka be n'amarini so umuntu se we birakwiriye kumwaka arega hari akantu uretse gusimbuka kubatizwa ese uvuze ngo utabyawe n'amazi n'umwuka kubatizwa ni ikimenyetso Kristo yakoze natwe turagikora ni ikimenyetso hanyuma kivuga kwibizwa ikibazo ngiye kukubaza cyo usubize ntumbaze nawe Yesu aryo usoma ko batijwe nande batijwe na Nuza na Yohana wita Yohana umubatiza bari abahungu bari bafite nyine isano ya hafi kuko banyina bari ababyara ibyo si ikibazo nuko Yesu na Yohana so umuntu umwe nuriya muzungu wikiniye filime bamwe bazi ko ari we Yesu ariko agaragara ari umuntu umwe na Yohana muri Yorodani ari babiri dore ahubwo ikibazo ubundi umuntu abatizwa n'abantu batatu gute batatu bisobanura ngo bariya abantu bo barabizi ko nyuma yo kudubika uriya muntu aramera ukuntu barabizi nyine bo barabizi baba biteguye mbere yuko aza bagahita bitegura nabonye aho babatiza kuva muri 92 nibwo noneho batiza amazi menshi hari aho babatirije mu Kivu ndeba hari n'ikibungo bize kwatiza mu mugezi utemba 93 utemba hari muri za Yorodani zubatse mu nsengero hari aya mazi bagenda bibye kubatsa nko muri gereza ko naka Yorodani kagenda kakajyayo nabonye imibatizo nabonye bayagomera gusa nibwo mbonye aho umuntu umwe w'ibiro 50 cyangwa 40 cyangwa 100 abatswa n'abantu batatu mbese mbonye umubatizo gaheza ahubwo yamara kudubukurwa bakamuterura bakamujyana mbonye umubatizo nyine barukaga bakabatega amaboko mbonye umubatizo aho umuntu umwe ariko ukuntu bambaye neza di cyo kwimumabika neza cyo ariko babatijwe n'ibihanda si bihanda se byabatije ndetse kuba batije ati turi bihanda turaje erega nimuturebe nabi babatijwe n'ibihanda mbese iri jambo turi kuvuga ntago ari twari bisi video zirahari muravuga ati n'abagara wasobanutse ngiyi video yivugiye ko ari igihanda muraza kukabonamo baragashyiramo aho abyivugira ahubwo birashoboka ko ibihanda ariko bibatiza ariko tuvuga icyo ariko si ubundi ntabwo byaba nta n'imbaraga binafite ntabwo ari nka kiriya ariko nacyo nta mbaraga cyari gifite cyose ntibagicitse kukibatatizo wa muntu umwe bari babyize imbaraga bazimushyiremo agenda nigaragura nihagurutse umuntu akabaho gacyo mbega guterura abantu cyakoze nko kuvuga ntabwo bapfuye ko abantu barambitse bagira ngo ni imirambo ariko ntabwo bakora kwambara imyenda y'imyeru rero bana wagira ngo ni ya mifuka mu nda reka ngubuhamya wowe ubibonye ubu ngewe ibintu nayibonye muri 2002 ubibona n'amaso cyangwa n'amaso nge nayibonye babatizaga ahantu bita kuri Mutukura urumva Mutukura nagana reka nakubwire n'ibyabyo barakudubika hakuriye jewe nari mfite n'isaha n'abazi iminota bamaraga bapfuye bamaraga iminota 30 ntabuka urufuzi bataye bitabapfu jewe narabyikontoreye iminota 30 nibwo uwa mbere yazamukaga ukajya kubona amaso yagiye mu bihene ukabona arongera aragarutse nyuma y'iminota 30 ngiye nibariye n'iminota abantu 500 kubona bonye nta warokotse utarabayeho biriya bintu ubwo muhagiye amara iminota 30 bahamara iminsi 2 rero abantu 500 bazamara iminota 30 byari ubanza bahimbukaga vuba bahimbukaga vuba abantu 500 ni benshi nabaze iminota je nafite n'isaha hari cyane nabonye yitwa Kwizera uwo nyira avuga ko ngo Imana imurimo Imana ikomeye Kwizera TV n'ikiganiro wakoze ejo ndumva ejo nibatare ejo bundi inyuma y'umubatizo avuga ko ari igihanda
mbese no kuvuga ngo uyu mubatizo yakoze abantu bagapfa, nawe tekereza abantu 500 banarenga, urumva neza niko bisobanuraga. Ariko kandi nyuma yakoze ikiganiro ko ari ibihanda, bivuze ngo babatijwe n'ibihanda, ni imibatizo y'ibihanda. Ura kwizera se nawe iyo yavuze nawe nyine yabibonyereje mu kwibihanda Yocano oye kuko yabanje oya igihano niba kivugiye n'ikigisho we yasohoye nyine kwizera avuga turi umuntu w'Imana, kandi koko uke uri aho udataba n'abantu b'Imana barababwira inzira y'agakiza, kandi koko ba Paul bavuga inzira y'agakiza, n'abisi ibihanda bavuga inzira y'agakiza, ntabwo bavuga kurarimbuka ngo ujya mu ijuru. Niba baravuze ngo turaje ngo dukureho ibyo mutinzemo, ibyo abantu barimo bagiye kwibakuramo, bagiye kwibahanaguramo. rero n'ubundi n'uyu ntabwo ari ukubwire Satani, ntabwo ari ukubwire ngo urarimbuka, arakubwira inzira y'agakiza. Icy'ingenzi ni ukumenya ngo uyu mwuka uri kumubwira ni uwuhe. Uwabwiraga uyu muja twasomye, nibuke ko mwe mudukurikiye turi kugenda ku magambo twasomye ibitabo by'ibyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 16 na 17, aho bavuga umuja ufite abadayimoni waraguraga akajya inyuma y'abakozi Imana akavuga ngo aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi byari byo kuko ngo kandi barabwira umuntu y'agakiza, kandi iyo bavugaga koko ariko babwira abadayimoni. Bivuga ngo hari abantu nk'uko navuze icyo gihe waze ntabwo twagatinzeho, hari abantu bumvise ijwi ry'uyu muja Pawulo atarabye ko abadayimoni bamucishije, barabyumvira barabyemera, bizera Yesu, bakira Kristo, bahabwa ubugingo, ariko babwirijwe n'abadayimoni, babwirijwe na rya jwi rya wa muja. Si igitangaza ko amajwi yavuga. Yesu aze ngo wewe ati turi bihandaza ngo hari n'abari mu bibazo dutera amabuye yo bati batwita abasazi, kandi yabyivuze. Ariko ni ibyavuzwe, twebwe turavuga ibyavuzwe kandi tubisobanura uko biri, ahubwo igihanda kuko nta hantu twabona abakozi b'Imana bigize bitwa ibihanda, ntaho twigeze tubona. Ntabwo ari umutajijutse, ntabwo ryamucitse, ntabwo ryamutunguye, yarivuze haraho rivuze. Barangiye nkunda kumva ibyo umuntu avuze kuruta ibyo akora n'ibyo yigira, ahubwo nkurikirana amagambo ye. Bivuga ko igifite agaciro ari byo umuntu akora. Ngiye nkunda ibyo avuga ari byo nkurikira, ariko ubundi ibikorwa biruta amagambo. Gusa ndakibaza ukuntu Yesu abatizwa n'umuntu umwe, abatarabona ntirenganya kuri aya mashami yombi mutaramubona, umugabo munini siko atafite kilo 80, ngiye mfite 110, ariko batuye n'aho bangaye nawe turi umuntu kandi umuntu ntabwo byumvika abantu batatu batiza umugabo mu bikorwa bose batatu kabisa, nuko biteguye ko ari kirakurikiraho, kandi cyo baracyita umwuka we. ariko umuntu uko yaba ari kose ntabwo waterwa n'umuntu umwe ampulisi mu mazi. Umutero utenyine kuba kimwe akavamo akagenda, se umutero utenyine kuki hapa iwanyu nyine by'iwanyu nyine bimenyerewe, kandi ashaka kubakoropa ibyo mumenyereye. Kuki hapanzwe ku mutero? Ndagira ngo abantu bafunguke amaso babitekereze. Kuki hapanzwe ko aratero? Kuki yiteguye kubasobanura mwe abantu muri aha mwarabatijwe n'abasuye ku gahanga, mwarabatijwe ibatizo mwarayibonye, natwe tubatizwa n'umuntu, hari igihe n'umuntu ajyamo koko tukabona hari izindi mbaraga zimanukiye akagira ukuntu yigenga, ariko wa muntu umwe urubatije aramufata akamufasha akamuvana mu mazi neza. Nta bantu batatu ndabona bajya guterura mu muntu, kandi niyo make n'imbaraga z'umwuka kuri avamo hejuru agahita yigenza, niyo agenda avuga mu ndimi agira ko yigenza, nta muntu urabona turambika hasi ko aneza. Yanyibukije ngo yize ko giterane muri za 2 haba giterane ngo abantu barabyina, noneho barangije bagiye gusengera ibiryo nguzura umwuka wera kwa mwiterane. Urabizi kuntu ngo badanduye ngo amasahane hasi bitegura kurya, bagiye gusengera ibyo kurya ngo buzura umwuka ngo bashabye bari kandagira. Ahubwo se ese ni muri nakabiri ko kabaye agiye mu bigenda narabyumvise, ariko ni kera cyane ibyo barabinyukanyuka babuza mbina basanga n'inkweto zariye n'ibirenge, ariko ngenzi ko byabaye kera cyane bitandika igayini. Niho numvise ko byabaye badanduye nyine makuma babuye bashyira mu buryo amajyambere ataraza,
ubwo abazungu baravuga ngo bafata n'unana bari gusenga nyine ariko ako kana akadeba karekare tukarekera reka twibagire ku mubatizo twibagire kuri uyu mubatizo barambarara hirya n'abatizo ahantu heza pisine nziza batwa n'abantu beza bambaye neza baseka ubonaga ari vieyi ariko barumfashe sibyo uri umugabo ufite umugore yakubonye ko agiye kubatizwa nawe wagiye aho ngaho wajya kubona ibitanye byagiye hejuru cyokora disore kwambara amapantaro n'ibyo byiza byabo barabatije buri urumva ariko kujya kubona ko agiye kubatizwa ukabona bamuteruye ukabona amajipo agiye hariya amakanzu agiye hariya ukabona yataye itabapfu bashize hariya mu gihe twakiye umupira tumanagwa mu maso dushima Imana tukamujyana mu nzu kwambara imyenda ye wakabara kwita inota arambara hariya gusa ryamye hariya umureba ntacyo wamukoraho ntacyo wamuvugisha nta na gito kandi kitangaza wibutse kwinzira iyobera kwa gihanga icometse kwijya mu ijuru buriya bakubwira ko bari abantu barambitse bari kuvugana n'Imana bageze mu ijuru ati mubareke berekwe mubareke barebe kare ntikwakubwira kuko ni inzira wibeshya kugiye mu ijuru abantu 500 nabonye byo umuntu abitindaho kuba ko kantu 500 niyo watsi igihumbi kubatizwa no gukizwa n'ibintu bibiri bifite isano ariko bitandukanye kubatiza 500 byo bose yewe niyo watsi n'ibihumbi 10 icy'ingenzi nabo batize bakijijwe bafite ubugingo buhoraho icy'ingenzi ntabwo ari abo batije kubatiza 500 bose nta kintu kidasanzwe kirimo nta kintu special kirimo n'igihumbi na miliyoni wayatiza ariko icy'ingenzi nabakije ku isumwa n'umukiza wabo ibyo cyambere cy'ingenzi ntawamenya rero ibyo si ibyacu kubimenya icyo turi kuvuga ni ukubatizwa n'abantu batatu wamara kubatizwa ugaterurwa akabura n'umuntu wumve bitaba rwose umuntu abonye buramubaza mbona bafashe ko bari gukurura nk'ukurure nahise oya ikibazo we ntabwo wamuteruye bafashe ko barakurura nibuka akantu nigeze kubona kuri social media marayika ari gukurura umuntu agiye kujugunya mu muriro umuntu amukuruga se ashaka gufata ikanzu nanjye nakonya ku kantu hari uwo bakuruye hasi numva gatinda kandi bari abantu bose byo ni abantu bakuru kandi n'abana bamwe bari bapfukamye kuri pisine bo basenga gusa batamba umweru bari bavuga basenga ntavuze n'abari ibihanda nta wamenya kuko uvuze ngo turi ibihanda turaje ntabwo yivuza ari umwe yivuze ko bashobora kuba barenze umwe bashobora kuba ari abasenyeraga amazi kandi ngo tuje ngo twaje tuje kubatizwa n'abantu batatu ibyo byibi rero kuba abantu bari kuvuga si cyo cy'ingenzi ahubwo igituma bavuga ni iki ubwo kubateye kuvuga ni uwuhe nuturukahe aho twahereye turacyahavuga munyeganyeze zenguruka mu rusengero vuza induru uvuge gutya vuga cyane uvuge gutya mutitize vuza ifirimbi vuga haleluya 7 z'ubutsinzi niba udafite abazimu niba udafatanya n'abayobozi ya haleluya bintu ngibyo kuvuga izimba iki ituma uyu muntu abivuga suko turi kubisenya ko bitabaho niba bakiba n'abantu batatu suko bitaba genda bakaryama hejuru byo si ikibazo ni ukubatizwa n'umuntu wavuze ko ari igihanda aho dushoboye kubona isano ry'igihanda mu gitabo cy'umugenzi kibereyeho kurangiza ubuzima bw'umuntu n'abakigiye mu ijuru iyo wahuye n'igihanda ijuru risezeyeho keretse Imana igutabara ukabona ari urufunguzo rw'ibyasezeranijwe ukagufungurira utabonye ko cyane kitaba cyatanyaguye ari amagufa keretse abantu rero bari abantu ntabwo bibutse ibyasezeranijwe nta sezerano ry'Imana yabo bibutse ngo ribarengere ntabwo bibutse ko hari icyo Imana yababwiye bariyahuye koko cyabagira inama bariyahura barapfa kirarangira kibagira inama bajya kunywa inzoga kibagira inama bararaguza kibagira inama bapfa nabi kibagira inama baraterekera kibagira inama kibuzuzamo imbaraga zidasanzwe barapfa kuriya barasambagurika barinda bafata ikigimizo niko igihanda gikora baho tubati twebwe turi ibihanda kandi twaje tuje ariko ibintu bifite imbaraga nyinshi rero numva mbuze icyo mvuga ntabwo wakize ko bavuze
kubera ko hari ibyo ntekereza hari ibyo mbona bikandenga nabihuza n'icyo bivuga nkumva pe ahubwo bivuga kuri bivuga ngo abantu bazize kutamenya uzi ko abantu bazize kutamenya ubwoko bwanjye burimbutse buzize utagira ubwenge cyangwa bati hari amagambo Yesu yavuze ngo tunayasorezeho ubutumwa bwanditswe na Luka ibice 12:22 Luka 12:22 abwira abigishwa be ati hazabaho igihe muzifuza kubona umunsi umwe mu minsi y'umwana w'umuntu ariko ntimuzawubona kandi bazababwira bati dore nguriye cyangwa bati dore nguyu ntimuzajyeyo kandi ntimuzabakurikire nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi niko umwana w'umuntu azaba ku munsi we hari n'ahandi muri Matayo bavuga ngo dore ngo ari hariya ngo dore ngo ikintu cyinshi abantu bazize ntabwo sinari gufite niyo kugira ngo nube kujyayo cyangwa niyo kugira ngo bajye benshi wowe ku ruhande rwawe aho bajya bashitsoza menya aho bagiye yego ufite sinabwira ngo mujya aho Yesu yaravuze ngo bazabwira sikese kiro muri minsi nabo baguye hasi baricwa barajya basanzwe bafata yego we nagazi kandi yari yaguye ibyamubayeho uko ateye amaguru hari n'umwenda wacitse hari n'ibere cyagaragaye ntabyaramenya uriya nabonye inda igaragara ntabyaramenya aravuga kandi harabazi n'imbaraga yashyiramo aho hantu igihugu yari arimo aho nabonye bamose baruka abandi bajya gute imyuka mirimo irabavamo abatije yivugiye ko ari igihano ntabwo turi kumuharabika n'ibyo yivugiye kandi mu Rwanda mu bisanzwe ntabwo dushobora kubona igihanda ryabisobanura ibintu byiza ntabwo bishoboka badukurikiye abaduteze amatwi icyakora mushobora kuturusha kwiga mukaba muzi byinshi kuturusha muzadufashe mutumenyere igihanda kuko ki igihanda ariwo nigeze kumva akora ubusobanuro ku gihanda uretse ko ntabwo ari bo bivuga ko ikiganiro gikoze nyuma avuga ngo ibihanda abihuza no mu itangiriro avuga mu bice bitandatu aba ukuntu abana b'abantu babengutse abantu b'abantu ngo bakarongora bamwe muri avuga ngo abana b'Imana babengutse abana b'abantu avuga ko ngo bakomokaho n'ibihanda ariko yavuze ijambo rivuga ngo Imana yagambiye kurimbura isi ikoresheje amazi ngo ibihanda byari bifite ubushobozi bwo kurokokera mu mazi kuko byo ntabwo byagiye mu gihe cya Nowa byo byari bifite ubushobozi bwo kurokokera mu mazi byo byararokotse ndetse ukurikiye uko umuntu yavuze byo byararokotse byo ngo byarokokeye mu mazi none Imana yari igamije kubirimbura noneho ayo mazi rero usanga benshi imbaraga bazikura mbese ko amazi tunayanywa natwe amazi adutera imbaraga utanywa amazi ntiwabaho bafite ibisobanuro bye ngewe igihanda nzi ni ikiraro cy'ibitabo cy'umugenzi uwo nawe urazwinyereka mbona kumukurikirana neza ibihanda byarokotse byo byararokotse ntabwo byarimbutse urumva ubundi ibihanda se niba byari ibintu bifite hariya bivuze bikaza kurungura abantu b'Imana abana b'abantu urumva ni ibintu by'igihugu byabyo n'ibinyembaraga bikomeye none rero niba ntabwo ari kutuvanga amazi yose aba ari ibihanda kandi cyangwa bitabamo ariko nta cyumuruza bitwiye ku isi amazi avuze ko tuzakurira isi umwuzure sinzi niba bizarokokera umuriro niba amazi atarabirimbuye umuriro ntuzabise oya byo ntiwabivuga kandi Imana rero yari igamije kurimbura ubwo bivuga ko nabyo itari igamije kubirimbura kuko yari ibizi izi cyabirimburira kizi niba yararimburije amazi kandi yibizi ko amazi ntabwo umuriro uzabisigaze ubona uzabisiga nagukane ntawamenya ko bizagenda none se wamugane ko ibyo yavugaga ku amafi yarabwo yiza ajya mu mujyi ushaka ko no yorokutse se ntuze amafi yarabwo yiza ajya mu mujyi nyine ifite ubuzima yagiyemo yapfa bibiri yashibaho kubera kuri mu mazi ibindi byabeshijeho n'iki se ibyagimo byari iki byabayeho oya ifi ubuzima bw'ifi ni mu mazi intare yamaze iminsi 40 intare yari mu mujyi yari reba ari ubuzima bikesha amazi Imana ifite ubushobozi bwo gushyira ifi ku muriro ikambara umwaka nta kibaye kuko ari Imana ishobora byose kandi ibyagiye mu ibyagiye mu buryo bisura byo kwari ugukira impamvu n'ibitarariye byabayeho ariko n'ibifite ubuzima bwo mu mazi rero yagiyemo uko gahunda y'Imana ari uko ikira ikigabo n'ikigore bijyamo
itazira yashyiramo ibiri yagiyemo inabaho nawe wabanyu mbese ari figeze y'umugi bibiri yivuga ngo ntabwo ivuga amazina ye nose hari n'aho yagiyemo wari yuzi yagiyemo intare ubikura he ni munyamaswa sawa rero neza ifi ni inyamaswa nyine n'umuntu ni inyamaswa mu nyamaswa nabo ibiriho byose ibinyabuzima bigira amaraso byose biva mu nyamaswa biva bikagera Imana yaravuze ngo ibikoko byose ibikururuka ibyigenza ibiguruka byose bizi wagira iryo jambo ngo ntafi yagiyemo nose twumvikane hari imana y'ibya bibiri ikibazo oya tugaruke mu bibiri noneho sasa ni ukuvuga ngo isi yagomba kurinduzwa amazi kandi ubuzima bw'ifi ni mu mazi neza urumva ifi yari kujya mu mucyo kandi ishinzwe kuba mu mazi ntabwo ariyo yari ari ku isi ibiriho byose yarahindutse amazi ibisayo amasoko yatobotse urumva nawe hejuru araza imisozi irarengerwa byose birivanga byari isayo isi ikamuka bose ararengamira ubwonko kandi ifi ry'isayo irya ifi ry'isayo ifi mu mazi igisayo amazi ashize ku isi byagenze gute ifi zagiye amafi yasubiye mu nyanja isi nyanja y'igikamo neza amazi yose yavuye ku isi ntahari icyo ntabwo tukijya bivaga ngende ku ijambo Imana yabwiye Nowa ngo ibikoko byo ku isi byose niba ari byose ibikuruka ibigenza amaguru ibiguruka ugenda ushyira mu mubare y'ibintu ariko twakwisabira neza teologiya bakazadufasha yewe se ariko nabo ntabwo bari bahari njye navuga ibyo Apotre Mutabazi yavuze njye ndavuga ibyo biyivuga yavuze ko ifi zaragokeye mu mazi kandi avuga ko n'ibihanda byari bifite ubushobozi bwo kurikira mu mazi ibyo ni Mutabazi wabyo si ibyo Mutabazi yavuze ndavuga ibyo biyivuga ivuga se ko ibikoko byose ibifite ubuzima ntabwo bivuga ko ifi yagiye mu mugi ntabwo birivuga amazina y'ibikoko byagiye mu muvanye ifi ivuye mu mazi yapfa ntabwo birivuga nakubwiye ngo Imana ifite ubushobozi bwo kuyibeshaho iri ku rutare n'Imana wizera ishobora byose ariyo yaremye ifi iyo yakubaho yayibeshaho irambitse ku rutare ngiye kuba muravuze ngo mbese Imana ishobora byose natishoboye byose rwose ngo ndetse yashobora kurema ikibuye itashobora kwikorera ibyo rero nabivuga nta n'ubwo bigaragara ko byaba byaravuzwe kuko dore se ubu yabazaga iki ngo yarema ikibuye yabikiremye se ukareba kukikora ute kandi kirimo ibyema byose bigomba kuko bishoboye yashobora kurema ikibuye itaje n'ubwo ngo ifite ubushobozi yakirema ariko ntibashe kukikora avuga ati Imana ishobora byose ariko ntikora byose ikora ibyo ibona ifitemo inyungu ntabwo bagikora byose nikibikora nka ryaje muvanye ngo museke mushaka cyose muzagihabwa akaba ibyo dusaba ntituri ariko twabonye ne muri police ya rock igenda ngo yishyire mu nzu zigasimbuka bomo bavani bero mudukurikiye murakoze cyane nakagaruka nasoje kuri rya jambo nasomye bituganeye nyuma byari biciyemo ariko muri kizimugure Yesu yatanze ngo niba babwira ngo ari hariya muzapfe kujyayo ngo hazabaho cyo ngo wa kangahe kandi uzababwira bati dore nguriya cyangwa bati dore nguyu nimuzajyeyo kandi muzabakurikire kuko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi uko ni kumwana w'umuntu azaba umunsi we mwitonde rero muri maso aho mugenda ayo matorero murimo n'amadini byose mugenzure neza abahanuzi abapotere ababishop mu bumvire ariko mugire ubwenge urebe abari kubabatiza ari kubakomeza bari kubabwira mu mihango y'idini cyangwa itorero iyo ari yose ahubwo ko kweza mu ijuru ku Mana ni muri maso nebe neza kuko biri tubwira kugera ikirenge cya Kristo. Kristo yabatijwe n'umuntu umwe natwe twaswe n'umuntu umwe. Kristo yabatijwe yivanye mu mazi ntabwo bamuteruye. Kristo yabatijwe ntabwo agiye ngo arambarare ku ngombe ngupfuye ntabwo ari kuryagiza abatijwe aragira kumeza ubuzima kandi natwe niko twabatijwe. Ariko ibindi byose birya y'ibyo byitondere muri maso mu nzira burimo tawe bajyana kwa gihanda bwihebe mugashiduka mwafunzwe kibagira inama yo kwiyahura kibakubita buri munsi bahangayikishijwe n'ubuzima agasigara kujya kuri etaje ugasimbuka no kuba ibintu byica kandi wari ufite Imana muri wowe mwisakasake muri mu masaho y'imyenda yanyu ndavuga imyenda y'umwuka ndavuga mu mutima mweke Imana byasezeranijwe yuko isezerano Imana kugira ngo nzagukiza nzakurinda nzaguheka ndakwereka ibikomeye biruhije utamenya isezerano ufite nirwo rufunguzo ibyo byasezeranijwe bana bavugisha rero n'ibyo gukora nyine twabwiye nyine subscribe share comment na like byose Imana kuri ngaho intego yacu niyo kuvuga ubutumwa bwiza ariko kandi tukagarura n'abantu babatanye ushobora kubataniye mu byo taze
ariko dusobanukiwe igihano ntabwo ari biravugwa noneho ahubwo ni ibyo bivugiye kuko ari biravugwa twavuga ibyo abantu bavuga ku muntu kuko musanzwe mubyumva ariko n'umuntu wivugiye ko ari igihanda ntabwo ari inkuru ntabwo ari ukumuhimbira n'ibyo wiyatuye arivugira ko ari ibihanda ntabwo rero twamwise igihanda nta nubwo twumvisha abantu bavuga ngo ni igihanda icyakora hari abavuze ko akora imyuka mibi ibi yajya kwireputinga kuri iboneki byose turabyumva ariko twebwe turimo turavuga ibyo yivugiye kandi ibyo abantu bavuze we yaravuze ari kwigisha ko ari ibihanda ubwo rero naho twaba dushingiye dukurikije igihanda dusanga ko cyicaga abantu bajyaga mu ijuru bakahiyoberayo bibwira ko bari kujya mu ijuru kuba dukurikiye aha hantu rwose komenti uzikora uti ndabona rwose wowe utange komenti ukubyumva ariko nawe ubwawe nimba uzi ubusobanuro bw'igihanda muri Bibiliya cyangwa se umukozi w'Imana witwa igihanda nk'uko Julienne yabyivugiye mu dukosore turakosoka ariko kandi namwe murushaho gukanguka mumenye aho isi igeze mutazayobera kwa gihanda mwibwira ko muri kujya mu ijuru ariko kandi Imana ibafashe niyo nama twagira usoza inama nari maze kuyivuga kandi yuvuze icyo ushaka ni kimwe bariya abantu bagaragara nk'abapfuye barazanzamutse barongeye kugaruka ubwenge niyo nama wagira bariya bantu tugira umugisha kuri iki kiganiro bazibuke kuba bakizwe n'umuntu wavuze ngo ibihanda turaje iyi video nabo bazayibona mu gihe batari bazi aho bari iriya video yabo bazayibona hari n'uzi n'amasange niwe azibuke niba kuko ibyo bintu byari kivuga mu matizo hari ahandi bituruka ku buryo baba bari kugenda kutugira ikirenge mu cya Kristo ariko Kristo byamubayeho twabaje muri kavuga kanjo gatoya ndagushuje we nta mbabazi pastor ishti yanjye nta mbabazi ari ijambo yavuze mu kiganiro yakoze aravuga ngo Bibiliya ni igitabo cyahumetswe n'Imana aravuga ngo ni amategeko cyangwa se ni umuyoboro ugomba kuyobora abakiranutsi kugeza bageze mu ijuru hari abantu rero bari gutanukira bakajya inyuma ya Bibiliya barebe n'umubatizo wabatijwe uri muri Bibiliya kuko nta zindi mbaraga ziza ngo kuvuga nta mbabazi yavuze nta zindi mbaraga ziri ibyezo tubona muri Bibiliya nta kuri muri Bibiliya nta nibasanga ari babatijwe nabo bamenye ko biri mu nzira nibasanga abantu bigise ibihanda bamenye ko bari mu nzira sengera abantu urakoze Uwiteka Imana ishobora byose mu ijuru kongeye kugushima kuko ibyacu no kugushima ntabwo turambirwa kuko nutarambirwa kutwumva twongeye gusenga no tugushima ko babanye natwe muri iki kiganiro kandi tumaze gusenga data ngo kuri kwawe kwinshi kuganza imitima y'abantu urumuri rwawe rumurikira abantu bari kwinjira hamwe mu ijima data ugira icyo ukora urohora bari kurohama mu izina rya Yesu Kristo tangira ari kujya mu nzira y'igihanda mwihebe bireshya kuri ijya mu ijuru Mana ugira icyo ukora ukireme ugikomeze kuko abantu ari abawe kandi ufite inzira nyinshi ukoramo ugacungura umuntu turasinzira rwose ngo n'abantu benshi ubaye kumva iki kiganiro abantu benshi ubatere kumva iki kiganiro kugira ngo bagire icyo bamenya urakoze gato kubafasha kandi usayiro bari gusaya mu izina rya Yesu Kristo urohora abo bose bose mu inzira y'ukuri dore nka Pilato wavuze ngo kuri niki kuko atarazi ukuri kandi yawe umuyobozi ubafashe bagomba kure ko kuzaba batura urakoze kubikore kubibahisha mu izina rya Yesu Kristo n'umwami wacu amen. Telefone zawe kugira ngo uzakenera kubaza kugusobanuza uzamusobanura murakoze cyane 07 88 22 20 14 mwene so mu Kristo kwizera Valens ziraziritse mujyaboro y'Imana nakagaruka